murakaza neza kuri Alliance Gatanu Official. Uyu munsi turaganira ku buryo bwo kurera abana neza, kureba imikurire yabo hamwe n'ukuntu dushobora kugenzura neza inshingano zacu nk'ababyeyi cyangwa se abarera abana. Tugiye gutangira dufata abahanga mu byo kurera abana cyangwa se mu by'imikurire y'abana n'imitekerereze y'abana muri rusange n'uko ubwonko bw'abana bugenda bukura, turebe icyo bavuga kugira ngo dufashe abana bacu. Ikiganiro kigucike. Kurera abana neza inkingi y'ingenzi cyane mu guteza imbere ubuzima bwiza bw'umwana no kubaka umuryango ukomeye. Ibi birimo gukurikiza uburyo bwo kurera umwana neza, kumenya imikurire yabo no gucunga neza imihindagurikire y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Iyo tuvuze ko ubuzima bwabo tuba tuvuga n'imitekerereze yabo nayo birimo. Reka dutangire tureba uburyo bwo kurera neza. Uburyo bwo kurera neza burimo guha agaciro umwana, kumushyigikira mu byo akora byose no kumwigisha imyitwarire myiza. Ibi birimo guha umwana amahirwe yo kubaka ubushobozi bwe. Tuyumve neza, buri mubyeyi wese agomba kureka umwana ku bushobozi bwe, apana kugendera ku bushobozi bwawe. Aha ngaha turavugamo ko umwana agomba kumureka agatekereza ibintu bye, ukamugira inama yo gutekereza ibintu bye ndetse ukamushyigikira mu byo ashoboye n'icyo akunda. Ikindi aha ngaha bavuga ni ukumenya uburyo bwo kumurera cyangwa se kwikemurira ibibazo. Ikindi tuvuga aha ngaha no kumuremera cyangwa se kumugirira icyizere, akabona ko umwizera kandi umubonamo ubushobozi. Ibyo bituma umwana abona ko ntacyo ashoboye ndetse bigatuma ashaka kwemeza umubyeyi. Ubwo ushaka kwemeza ubundi niho umwana ubwenge bwe bukurira. Umwana wese iyo ashaka kwemeza umubyeyi ngo abone ko ashoboye niho akora amakosa menshi, ariko akaba ari kwiga. Twese turabizi ko kurera neza bituma umwana agira imico myiza ndetse akarushaho kuba ari umwana ukwiye kandi uboneye kandi ushoboye. Ariko kandi bisaba igihe, kwitanga no kumenya uburyo bwo guhuza imikurire yabo cyangwa se y'abana n'imyitwarire myiza yabo. Aha tunyumvikane neza, kugira ngo umwana umwiteho neza ni uko ugomba kureba imikurire ye kandi ukamuha igihe mukaganira, ukumva ubwenge bwe aho bushingiye, ukumva ibitekerezo bye, ukamenya uko umugayidinga cyangwa se umuyobora, kandi ukitanga ndetse no kumenya uburyo bwo guhuza imikurire yabo n'imyitwarire myiza. Aha naho tuhumve neza, ni ukuvuga ngo ababyeyi benshi ntabwo babasha guhuza imyitwarire y'umwana n'imyaka agezemo cyangwa se n'imico yakabaye agira muri iyo myaka. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane kubera ko bashiye guhuza imico y'umwana n'imyitwarire y'umwana n'imyaka agezemo biragufasha cyane. Nibwo umenya ese umwana ibyo arimo ni imyaka ye cyangwa harimo ubwenge buke cyangwa harimo ubwenge bwinshi. Umwana bitewe n'ibintu akora iyo uhuje n'imyaka ye nibwo ubasha kumenya ngo ese umwana koko ni umunyabwenge cyangwa ntabwo ari umunyabwenge. Ese umwana ibintu akora ku myaka ye akaba yabikora. Aha ngaha rero reka turebe icyo Dr. Diana Baumrind, umuhanga muri developmental psychology cyangwa se mu yandi magambo mu mikurire y'ubwonko cyangwa se imitekerereze muri rusange mu Kinyarwanda kigenekereje. Muri make uyu nguyu Diana Baumrind ni umuhanga cyane muri developmental psychology. Dr. Baumrind we avuga yuko kurera abana neza bituma bagira imico myiza, bashobora kuba abantu b'abahanga mu buzima bwabo kandi bifasha umubyeyi mu kubaka umuryango ukomeye w'ahazaza. We avuga yuko umuryango wawe kugira ngo ukomere ari uko wubaka abana bawe neza, kandi koko nibyo. Iyo tubatse abana bawe neza mu hazaza n'ubundi ibyo bose byose bibusa, kubera ko iyo umaze gupfa n'ubundi byose bipfabusa kubera yuko utateguye abana bawe bazasigaye babirinda neza. Ni nayo mpamvu umuntu wese aho ava akagera uzaba ashishikariye mu kwigisha umwana we neza, ngo umwana we uburere bwiza kugira ngo bageze yarapfuye cyangwa atakiriho n'ubundi azaje kurinda ibyo yagezeho. Bitabaye ibyo n'ubundi utayama abana bawe uburere ngo bavunikire ubiteho, n'ubundi ibyo urimo byose bari zero kubera yuko n'ubundi iyo upfuye ujyana nabyo. Si ukuvuga ko ujyana wenda ngo bimanukane hasi, ariko n'ubundi ntacyo byabamarira kuko utabaye ubwenge kubirita no kubikorera neza. Uyu Dr. Diana avuga yuko nibura kugira ngo umenye ko umwana yamwitayeho neza, ugomba kumenya neza uburyo umwana akura. Cyo cyambere cy'ingenzi, isi y'umwana ari gukura ate? Ese ari gusubira inyuma
cyangwa ari kujya mbere. Ahangaha ababyeyi benshi bakunda kureba igihagararo gusa, kandi mu by'ukuri ukwiye kugenzura ese umwana wanjye ari gukura cyangwa ari gusubira inyuma mu bwonko, ukamenya ngo imitekerereze ye iri kuzamuka cyangwa isubira hasi, ese imico ye yo bimeze bite. Niyo mpamvu ko ugomba kugenzura gukura k'umwana, ukagenzura imikurire ye neza no kumufasha mu bijyanye no kwiga ndetse no gukina. Hari abaza gukina ntacyo bimaze, umwana iyo akina aba yiga, kandi ubundi biba byiza iyo umwana yize ari gukina kuko yigira mu mikino. Ni ukuvuga ngo Lev Vygotsky yavuze yuko umwana cyangwa se umuntu muri rusange yigira muri sosiyete, social learning, kandi avuga yuko nibura kugira ngo umuntu abashe kubona ibintu byinshi by'impinduka, abashe kugereranya ubwonko bwe n'ubw'abandi, ari uko abona sosiyete iri hejuru ye akabona ko ari hasi, cyangwa se akajya kuri sosiyete iri hasi mu mitekerereze ye akabona ko ari hejuru. Aha rero twavuga yuko kumenya imikurire y'umwana bituma ubasha kushobora kumufasha mu buryo bwiza, kumenya ibyo akeneye no kumushishikariza cyangwa se kumushyigikira mu byo akora byose neza, ndetse ukamuhana mu byo akora nabi. Ariko kandi bisaba kwitonda no kumenya uburyo bwo guhuza imikurire y'umwana n'amarangamutima ye. Ahangaha naho tuhumve neza, kubera yuko amarangamutima y'umwana ntaho ahuriye n'izamuka ry'ubwonko bwe, kubera yuko umwana agira amarangamutima yihariye yatuma akubeshya kandi ubwira ko ari umwana yagushuka cyane rwose. Niyo mpamvu ahangaha bisaba kwitonda ndetse ukamenya guhuza imikurire ye ndetse n'amarangamutima ye kugira ngo umenye ko umufasha mu gukura kwe ubwonko neza. Ahangaha rero katurutse ku muhanga bita, mwese muramuza benshi, bita Jean Piaget. Uyu nguyu yanditse teori zivuga kuri cognitive development. Mu Kinyarwanda wenda tugenekereje twavuga yuko ni nk'ikura ry'ubwonko. Ubwonko bukura bute? Muri teori zero avugamo yuko Dr. Jean Piaget avuga yuko kumenya imikurire y'umwana bituma ushobora kumufasha kugera ku ntego ze. Umwana agira intego buriya zikomeye cyane kuva akiri umwana kugeza akuze. Rero iyo uzi imikurire ye ubasha kumenya kumufasha mu ntego ze z'ubwonko, imikurire y'ubwonko bwe, ndetse ukubaka ubushobozi bwe, ndetse no gucunga neza ibikorwa by'uburezi bwe. Ese umwana yigute? Yigate? Ese uyu mwana ubundi yigira mu mpinduka ze? Ese ibi byamubayeho bimusigira isomo? Ni ukuvuga ngo umwana mutoya iyo umaze kumenya ngo akura gute, atekereza gute, yitwara gute, nibwo ubasha kumenya ngo ndamufasha gute cyangwa se ndamuhana gute. Ahangaha rero Piaget, Dr. Jean Piaget we avuga yuko imikurire y'ubwonko bw'umwana bijyana neza n'imyigire ye. Uko umwana yiga, uko yitwara ari kwiga, yerekana uwo ari we. Ese ubundi umwana wawe ariga? Nituvuze ngo ariga, nta kuvuga ngo agiye ku ishuri ngo ari mu wa mbere ngo mu wa kabiri, hoya ntabwo ari ibyo. Ahubwo ese abasha gucenginga mind ye umunsi ku munsi? Ese ubwonko bwe burakura ukurikije ibyo akora? Kugira ngo ubikontorore rero ukurikirana imikorere ye, imyitwarire ye ndetse n'amarangamutima ye, ukamenya ngo mbese uyu mwana mu bwonko bwe cyangwa imyitwarire irahinduka. Ese ikimubayeho, experience imubayeho imusigira isomo mu buzima bwe? Kuko umwana muto iramutse umufashe uyu munsi agakora ikosa, ukamugira inama, ukamuha n'ingero, n'ejo ukongera nta mpinduka zabaye, umwana ntabwo aba yiga. Niyo mpamvu nk'umubyeyi ukeneye kumenya ngo ese ndahindura iki kugira ngo umwana abashe no kwiga, abashe gucenginga behaviors. Ahangaha rero reka dukomeze tujya inama ababyeyi mu guhuza umurimo n'umuryango. Ahangaha guhuza umurimo n'umuryango kugira ngo ugereho neza bisaba gucunga igihe neza, nta kindi. Ukamenya kumara igihe cyawe, ese nkora akazi sangahe, nta sangahe, ese sangahe mba kumwe n'abana banjye, ese turi kumwe tuganira iki, ese mpera he, ese mbafashe iki. Aho ngaho iyo umaze kumaza igihe cyawe neza, uzi igihe ugira mu kabari uvuye mu kazi, ukabuza igihe utahira, ukabuza umunsi ubura available cyangwa se uboneka cyane ku buryo ubasha abana bawe, nabyo birafasha cyane. Ariko nanone kuba uhari ntabwo bihagije, ahubwo panga ngo nimba mpari ndafasha mpereye hehe. Ese dufite schedule yo kundukora? Ese mu bana bafasha bate? Ntabwo ko umwana yatashye ukamukorera umukoro bihagije, oya. Ahubwo menya ngo tuganira duhereye aha, mbasuzuma imitekerereze yabo mpereye aha nkoresheje ibibazo, ndetse umenye ngo kugira ngo umenye ko ngiye kwiyubaka cyangwa se gukura mu bwonko, ubaza ibi n'ibi, dukina mu buryo, kuko niyo muri gukina nabwo umenya niba ku mukino mwakinnye ejo
ukamutsinda cyangwa se wenda ntawushobore, nimwongeye kuwukina umenya ngo mbese ubwonko bw'umwana bwazamutse. Niyo mpamvu imikino ari myiza, kuko niho utazitsingira umwana niyo koko yiga cyangwa se azi gukurikiza amabwiriza, kuko naryo ni isomo rikomeye cyane. Reka turebe inzira zo guhuza inshingano ndetse n'umurimo w'umuryango. Ibi bishobora kubamo gukoresha gahunda y'umuryango ku gihe, gushyiraho ibyifuzo byo gukurikirana umuryango no gukoramo imirimo, no guhuza imiterere y'ibikorwa byacu n'ibyo dukora. Umushakashatsi mu by'umuryango bita Dr. Karen Matthews, bita Lifestyle Balance Researcher, uyu nguyu Dr. Matthew we avuga ko guhuza inshingano z'umurimo n'umuryango ari ingamba z'ingenzi mu kugira ubuzima bwiza no gukurikirana ibikorwa by'umuryango. Ibi kandi bizana impinduka nziza mu mibereho yacu nk'umuryango. We yerekana yuko gushyiraho tips cyangwa se nk'amahame umuryango ugenderaho mu kwiyubaka mu by'ubukungu ndetse no mu mitekerereze ari ingenzi cyane. Ndetse we asoza avuga yuko ababyeyi benshi muri sosiyete bakora amakosa akomeye cyane mu miryango yabo. Urugero, ngo abana benshi biga ibyo badashaka, ndetse n'abakora bakora ibyo badashaka, batanazi, batanakunze. Kandi ibyo bivuze yuko ikora ikintu udakunze utanashaka ntabwo wagikora neza nubwo wakimenya. Rero inama iruta izindi zose yatugira ni uko umwana ugomba kumukurikirana mu mikurire ye, atari iy'umubiri gusa ahubwo n'iy'ubwonko, bityo ukamenya uko umufasha no kumwitaho. Rero mu gusoza, reka dushimire cyane abahanga bacu barimo Dr. Diana Baumrind, Dr. Jean Piaget, Dr. Karen Matthew, ku bitekerezo byabo n'ubushakashatsi bwabo bwiza cyane bwadufashije. Kandi mugira inama y'uko umwana wawe niwe hazaza hawe. Numwica ubu ngubu nawe umenye yuko uri kwirimbura mu hazaza, kubera yuko nutamwitaho mu mico n'ubwonko bwe ubukuze neza, n'ubundi niyo wakira nusaza uzabisiga, ariko ntabwo bizarama kubera yuko n'ubundi ntabwo ashoboye kubicunga. Ntabwo wamutoje kwiyitaho no kwita ku bintu bimukikije ndetse no kumenya kuneka no kubana neza n'abandi. Buriya umwana mutoya gukina nawe bituma ubasha kumenya niba ubasha gukurikirana inshingano. Niyo mpamvu imikino mukina, niba mukinye none ukamutsinda ukabona isomo bimusigiye, menya muhisomo muri ibyo bintu muri gukina. Buriya gukina n'umwana umukino utandukanye ari wo wose ugira amabwiriza ni byiza cyane, kuko uyu munsi iyo umutsinze ejo ukabona hamwe amutego wamuteze arawuteguye, iryo ni isomo rikomeye cyane, kubera ko no muri business azakora niba amutega umutego azawumenya awutegure kandi abikemure neza utabigizeho ingaruka. Rero turabashimiye cyane kudukurikirana, mugire amahoro kandi tukubwira ngo tuye comment, like, share na subscribe. Murakoze cyane. Iyi ni Transcript Official. Mugire amahoro.